Yesu ashimwe cyane bavandimwe, nejejwe cyane n'umugisha Imana yongeye kuduha muri uyu mwanya, ikaduha uburyo bwo kwiga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Muri uyu mwanya tugiye kongera twigana ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Uwiteka ryatuye ku mugambi w'Imana ari kugira ngo Imana iduhe ubugingo kandi bwinshi. Kandi Yesu aravuga muri Yohana 5 ku murongo wa 20 ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntabwo azacirwaho iteka ngo ahubwo avuye mu rupfu ageze mu bugingo. Imana iduhe umugisha rero. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mureke mbere ko turambura Bibiliya ngo tusome, kubera ko Imana yadusezeraniye ko ari igomba kutubera umwigisha kandi yadusezeraniye kuduha umwuka wera. Reka dusenge Imana twishyuze iryo sezerano. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimira kubw'uyu mwanya uduhaye. Turakwinginze kugira ngo wabisezeranye mu ijambo ryawe utwigishe, kandi mwize muri iri jambo Kristo aremerwe mu mibereho yacu. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mwanya tugiye kwigana icyigisho cyitwa gutandukana no kunga ubumwe. Muri iyi minsi iheruka niho tugiye kwibanda muri iki cyigisho. Kubera iki tugiye kwiga kino cyigisho? Nabyo tugomba kuvuga intego y'icyigisho kugira ngo igihe umuntu agikurikiye, ari ukuntu umuntu yigisha icyisho ariko umuntu yakubaza ikibazo kumva yagiye ku ruhande rw'icyo utigeze ugambirira. Niyo mpamvu nifuza kugira ngo mbabwire umugambi w'iki cyigisho. Mu by'ukuri muri iyi minsi mwagiye mubona yuko mu bantu bavuga ko ari ubwoko bw'Imana harimo gucikamo ibice cyane, harimo gutandukana cyane, guhabanye. Usanga rwose harimo n'abantu batagisuhuza abandi, cyangwa se ku rwego umuntu avuga ati ibunaka sinahakandagira, sinahajya, haranduye, ibyaho byararangiye. Kuri izo mpande zombi, yaba ari abo mu rusengero, mu matsinda, bahanda hariho hose, buri wese aba yumva ko ari uri mu mwanya mwiza, akumva niwe uzajya mu ijuru, ahubwo akumva inshingano ye ni ukuvuga ko abandi bayobye. Ariko iteka iyo hariho ikibazo cyo mu rwego rw'iyobokamana, niba Imana yacyemeye ko kibaho, nujya kugishakira impamvu n'igisubizo, ugomba kubishakira, ugomba kubaza Imana n'ijambo ryayo. Kubera ko ikibazo nikiba cyabayeho, Imana ikemera ko kibaho cyangwa nayo cyakomotseho. Ibyo ndabivuze kuko hari amasomo tugiye gusoma. Nujya kugishakira igisubizo udashatse igisubizo Imana yatanze, icyo wita igisubizo kizazana ikibazo kiruta icyo ushaka gukemura. Reka tugiye gusoma amasomo atugaragariza umugambi w'Imana. Icyambere, umugambi w'Imana nuko itoro ryayo rigomba kuba rimwe. Hagomba kuba ubumwe mu bavuga yuko ari abana b'Imana, mu bavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Imana ni imwe, kwizera ni kumwe, mubatizo ni umwe. Pawulo byandikira Abefeso ni kwanditse mu gice cya 4, nta macakubiri yemewe mu bantu b'Imana. Ikintu cyose yabashingiyeho ntabwo Imana yemera, kuko Imana ni imwe, ntabwo acitsemo ibice byinshi. Cyo ni icyambere. Ibyo ushobora kubibona igihe Imana yavanaga Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa, yabavanyeyo nk'umuntu umwe. Imana yabwiye Farawo ngo, mwarabisomye mu Kuva, yabwiye ngo rekura umwana wanjye w'imfura agende, umwana wanjye Isirayeli. Abisirayeli Imana yabitaga umwana wayo. Ariko ngo turi bubone bageze aho bacikamo ibice. Isirayeli n'ishyanga rimwe bicikamo ibice, binafite ubuyobozi butandukanye, binafite ingabo zitandukanye, binafite imisengeri itandukanye. Nyagasengeri yose harimo abandi bagasengera Gerizimu, kandi bose buri wese yavuga ko ku musozi waho ngaho asengera aho agomba gusengerwa. Ariko gahunda y'Imana ivana Abisirayeli muri Egiputa, yabavanyeho nk'umwana wayo umwe. Yamwise umwana, ntabwo yavuze ngo rekura abana banjye bagende. Oya, rekura umwana wanjye agende. Reka mbasomere iryo somo cyangwa nanandi barangire, kugira ngo igihe muzaba muri kugenzura ibyanditswe byera, kuko niko mugomba kubigenza. Kuva igice cya 4 ku murongo wa 22 n'uwa 23. Kuva igice cya 4 murongo wa 22 n'uwa 23 handitswe ngo, kandi uzabwire Farawo uti Uwiteka aravuze ati, ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli ni umwana wanjye w'imfura, kandi nakubwiye nti rekura umwana wanjye agende ankorere, ariko wanze kumurekura. Nuko rero nzica umwana wawe w'imfura.
Imana ifashe ishyanga rya Isirayeli iryita umwana we, umwana umwe, umwana w'imfura. Ariko nko twese tubizi baje gucikamo ibice nkuko maze kubibabwira. Bigenda bite kugira ngo uyu munsi abantu bacikemo ibice, buri wese yemeze ko ari usenga uko Imana yemera naho asengera ariho Imana yemera, kandi ubona atanababajwe nuko bagenzi be bandi batari kumvikana ngo bimwe bitamushishikaje bitamubabaje. Kuko abantu babivuga ubona bibateye ishema kuba basengera mu matsinda, basengera mu nsengero, abandi bakaba barayobye. Hone rwose bateye ishema bakabandi bayobye benda no kurimbuka baciriwe biteka. Bitanabahangayikishije kuko nubwo umuntu yaba yarayobye, mugira umutima ari muri Kristo Yesu, ngira ngo ni ukwiriye kuguhagarika umutima kumva urifuza ko yakira. Reka dusome Bibiliya mu gitabo cya mbere cy'Abami 11 umurongo wa 9. Tugiye kureba impamvu n'imvo n'imvano yo gucika n'ibice kwa Bisirayeli kugeza ubwo bagira n'ahantu basengera habiri, kandi buri wese yemeza ko bagomba gusengera, bakagira ubuyobozi butandukanye, gahunda zitandukanye. Byagenze bite? Imana yo yabitewe n'iki kugira ngo yemere ibyo bintu bigende gutyo? Impamvu ya mbere, igitabo cya mbere cy'Abami 11 umurongo wa 9 turageza ku murongo wa 13 handitswe amagambo avuga ngo Imana ihana Salomo. Nuko Uwiteka arakarira Salomo kuko umutima wahindutse ukayoba Uwiteka Imana ya Isirayeli yari yamubonekeye kabiri, ikamutegeka imwihanangirije ko atazakurikira izindi mana, ariko niyumvira icyo Uwiteka yamutegetse. Nicyo cyatumye Uwiteka abwira Salomo ati, kuko wakoze ibyo ntiwitondere isezerano ryanjye n'amategeko yanjye nagutegetse, ni ukuri nzakunyaga ubwami bwawe mbugabire umugaragu wawe. Ariko kuko ngiye so Dawidi sinzabikora ukiriho, ahubwo nzabunyaga umwana wawe, kandi nawe sinzamunyaga ubwami bwe bwose, ariko nzamugabanirizaho umuryango umwe kubw'umugaragu wanjye Dawidi na Yerusalemu nitoranirije. Kubera ko amagambo yanditswe mu Baroma 11 cyuko impano z'Imana no guhamagara kwayo bitavuguruzwa, hari isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu, isezerano na Dawidi. Ariko imvo n'imvano yo gucika n'ibice kwa Bisirayeli byatewe no kugoma k'umwami wa Isirayeli witwa Salomo. Ni Imana yavuze ibi bintu kugira ngo Abisirayeli bacikemo kabiri. Byatewe no kugoma k'umwami wa Isirayeli witwa Salomo. Ariyo mpamvu nubwo turi buze kureba n'ibyo abizera kuko nabo si shyashya, igihe hagaragaye gucika ibice mu bavuga ko ari ubwoko bw'Imana, abayobozi baba bagomba kwisuzuma ubwabo. Kuko ubundi kimwe mu bintu ubuyobozi bushinzwe, baba bagomba kubumbira hamwe abo bushinzwe. Gucika n'ibice ni icyaha cy'abayobozi nkuko cyari icyaha cya Salomo. Reka dusome ku murongo mu cya 12 umurongo wa mbere kugeza kwa 24. Salomo igihe Salomo yari amaze gupfa byagenze bite? Tugiye kureba indi ngingo y'umwami wasimbuye Salomo. Byagenze bite? Iki cyo kirareba abayobozi natwe abizera icyarimwe. Byagenze bite? Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 12 tura ku murongo wa mbere tugeze ku 24. Niba ngo muragenda ngira imirongo nsimbuka, ariko muzagisome iyo mirongo se, ariko reka nte kugira iyo nsimbuka. Ubwami bwa Isirayeli bwigabanyemo kabiri. Ubwami bwa Isirayeli, umwana w'imfura w'Imana, yigabanyemo kabiri. Ubundi ibintu bitagakwiriye kandi koko ntibikwiriye. Ariko se byagenze gute? Handitswe ngo igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma 12 umurongo wa mbere n'umereye kugeza ku 24. Handitswe ngo bukeye Rehobowamu agishekemu kuko ari Abisirayeli bose bari bagiye kumwimikira. Yerobowamu mwene Nebati yari akiri muri Egiputa, aho yarahungiye umwami Salomo agaturayo. Baramutumira, nuko Yerobowamu araza, azana n'ab'iteraniro rya Isirayeli bose, babwira Rehobowamu bati, so dukoresheje uburetwa butubabaza, none tworohereze iyo mihakire yaso yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadukoresheje, natwe tuzagukorera. Arabasubiza ati, nimugende mumare iminsi 3 muzaze munyitabe. Nuko abantu baragenda. Maze umwami Rehobowamu aherako agisha inama abasaza bahakwaga na Salomo akiriho, arababaza ati, murangira nama ki
uko nsubiza abo bantu? Baramusubiza bati, niwemera kwigira umugaragu w'aba bantu uyu munsi, ukajya ubakorera, ukabasubiza amagambo meza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Aya magambo abasaza babwiye Rehobowamu, ntabwo aya magambo ari ay'aba basaza, ahubwo aya magambo Yesu Kristo mbere y'uko ashinga abigishwa be guhinduka abayobozi b'itorero rya gikristo, yababwiye uku nguku ariko umuyobozi w'itorero agomba kumera. Umuyobozi w'itorero agomba kuba ari umugaragu w'abashinzwe. Noneho abashinzwe nabo iyo abaye umugaragu wabo bagomba kumuyoboka, bakamukorera. Atari uko bakorera umuntu, ahubwo ari uko bakorera Imana ahagarariye, kubera ko yemeye kugera ikirenge mu cya databuja. Yesu wari umwami w'abami akemera kwigira umugaragu wacu kugira ngo aducungure. Tugomba kugera ikirenge mu cya Kristo, kugira ngo mwumve yuko inama aba basaza bagiriye Rehobowamu ari nayo Yesu yabwiye abigishwa be. Reka dusome muri Matayo igice cya 20. Ni amagambo Yesu yavuze, umwami wacu w'ubugingo. Ni amagambo yabwiye abigishwa be igihe ari kubategurira guhinduka abayobozi b'itorero rya gikristo. Matayo igice cya 20 ni ku murongo wa 25 kugeza ku 28. Mwibuke inama abasaza bagiriye Rehobowamu, bati nibemera kwigira umugaragu w'aba bantu, aba bantu bazagukorera iteka ryose. Niko handitse ku murongo wa 7 cya 12 igitabo cya mbere cy'Abami. Reka rero mwumve n'amagambo Yesu yabwiye abigishwa be igihe bateguraga kuzaba abayobozi ba mbere b'itorero rya gikristo ryari rigiye gushingwa. Kandi mwibuke twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, naho ngaho tugomba kugera ikirenge. Handitswe ngo umurongo wa 25, Matayo 20 umurongo wa 25, handitswe ngo Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abanyamahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka. Iyi nama niyo ukuntu abanyapolitike bitwara kuba bayobora. Niyo nama abasore bari buze kugira Rehobowamu turaza kubisoma. Ari nako abayobozi b'amatorero muri iyi minsi bitwara kubizera babo. Babitwaraho nk'abanyacyubahiro bagomba gupfukamirwa. Bamwe bakanabita ba papa, ba dadi. Ibyo bintu ni Satani wabibateye, uwo mutima ni wa Satani. Data n'umwe n'uwo mu ijuru, n'uri mu ijuru waturemye, niko Yesu yabwiye abigishwa be. Unagagira umuntu mwitaso. Muri Matayo 6 nibuka neza, cyangwa 5. Kudatara ari mu ijuru. Mwumve Yesu ukuntu ababwiye. Yesu arabahamagara arababwira ati, muzi yuko abanyamahanga babatwaza igitugu n'abakomeye babo bahawe kubategeka, ariko muri mwe siko biri. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajya mu mugaragu wanyu, kandi ushaka kuba w'imbere muri mwe ajya bimbata yanyu. Nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo aje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Iyi niyo kamere y'Imana, niyo kamere igomba kuba mu bavuga ko bayihagarariye abari bo bose. Wakwereka ukuntu abantu bamwe bahindura umushyitsi w'abantu bavuga ngo n'abayobozi babo b'amadini, ku buryo umuntu agurisha umutima nama we ngo byatwe ko mukora ngo ni pasiteri wabivuze, ngo ni umuyobozi ku rwego runaka w'igihugu cyangwa rwari rwose ngo rw'idini ngo wabivuze. Ibintu bitanditse muri Bibiliya bitanahuye n'ibyo ijambo ry'Imana rivuga ngo kubera ko ngo yabivuze gusa. Nawe akaza ari guca igikuba kugira ngo avuga ati ndakwirukana, ndakwambura umushahara, ndagira gute, kugira ngo akunde yumvire ibyo bamubwiye. Uwo mutima ni uwa Satani, ntabwo ari uw'Imana. Mu byahishuwe abantu batwaye ubutumwa bw'Imana bitwa abamarayika, nubwo bambaye umubiri w'abantu, kuko abamarayika bisobanura intumwa. Niba uvuga ibintu bidakomoka mu ijambo ry'Imana kandi ukabivuga nk'uhagarariye Imana nyamara bidakomoka mu ijambo ry'Imana, ntabwo uri umumarayika, uba uri umudayimoni, kuko nibo bakora batyo. Reka dukube twumve Rehobowamu amaze kumubwira ariya magambo tubonye. Baramusubiza bati, niwemera kwigira umugaragu w'aba bantu uyu munsi, ukajya ubakorera, ukabasubiza amagambo meza, nabo bazakubera abagaragu iteka ryose. Ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza, ahubwo ajya inama n'abasore babyirukanye nawe, bamuhatsweho. Abandi bazaga kumupfukamira amubwira utugambo twiza. Arababaza ati, murangira nama ki turi busubiza abo bantu bambwiye ngo nimborohereza uburetwa data yabakoreshaga? Umurongo wa 10. Nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati, uzabwira abo bantu bakubwiye ngo so
yabakoresheje uburetwa bukomeye, ariko ngo wehoho uborohereze ubasubize utyo uti agahera kanjye kazaruta ubunini ikiyunguyungu cya data. Ariko nubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye, jyewe nzabarushirizaho. Data yabakubitishaga ibiboko, ariko jyeweho nzabakubitisha sikorupiyo. Ku munsi wa gatatu Yerobowamu, ngira ngo mwumvise ibintu bamushuje aba basore, ibyo nababwiraga ko ariko abayobozi b'amadini muri iyi minsi bitwara ku bizera babo. Umurongo wa 12, ku munsi wa gatatu Yerobowamu n'abantu bose basanga umwami Rehobowamu nk'uko yabategetse ati muzaze munyitabe ku munsi wa gatatu. Umwami abasubiza n'inabi nyinshi yanze inama yagiriwe n'abo basaza. Abasubiza akurikije inama y'abasore ati data bakoresheje uburetwa bukomeye, ariko jyewe nzabarushirizaho. Data bakubitishaga ibiboko, ariko jyewe nzabakubitisha sikorupiyo. Nuko umwami ntiyumvira abantu, kuko byaturutse ku Uwiteka, kugira ngo asohoze ijambo yabwiye Yerobowamu mwene Nebati abivugiye muri Ahiya w'Ishilo. Mwibuke neza, byaturutse ku Uwiteka kuki? Kubera ko Salomo yanze gukomeza gusenga Uwiteka, agashora Abisirayeli igihugu cyose mu gusenga ibigirwamana, azanamo gahunda Imana itigeze itegeka. Imana itubwira ubwami bwawe nzabugabira umuturanyi wawe. Byaturutse ku Uwiteka. Kubera iyo mpamvu mutagira ngo Uwiteka yahohoteye Salomo. Umurongo wa 16, maze Abisirayeli bose babonye yuko umwami yanze kubumvira, basubiza umwami bati duhuriye he na Dawidi? Kandi rero nta no kuragwa dufite kuri mwene Yesayi. Nimusubire mu mahema yanyu yemwe Bisirayeli. None Dawidi urimenyera ibyawe n'umuryango wawe. Nuko Abisirayeli basubira mu ngo zabo. Ariko Abisirayeli baturaga mu midugudu y'Ubuyuda bategekwaga na Rehobowamu. Bukeye umwami Rehobowamu yoherezayo Adoramu wakoreshaga ikoro, Abisirayeli bose bamutera amabuye arapfa. Umwami Rehobowamu abyumvise arahuta, yurira ajya mu igare rye ngo ahungire i Yerusalemu. Uko niko Abisirayeli bagandiye inzu ya Dawidi na bugingo n'ubu. Bukeye Abisirayeli bumvise ko Yerobowamu yahungutse, baramutumira ngo aze mu iteraniro. Nuko baramwimika aba umwami w'Abisirayeli bose, ntihagira ukurikira inzu ya Dawidi keretse umuryango wa Yuda wonyine. Ariko Rehobowamu ageze i Yerusalemu, ateranya umuryango wa Yuda wose n'abo umuryango wa Benyamini, ayitoranyamo abagabo batoranijwe b'abarwanyi agahumbi n'inzovu 8 zo kurwanya inzu ya Isirayeli, ngo bagarurire Rehobowamu mwene Salomo ubwami. Mutega amatwi amagambo ariko umurongo wa 22 ngiye gusoma. Maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'umuryango wa Yuda wose n'uwa Benyamini n'abandi bantu bose uti Uwiteka avuze ngo ntimuzatabare kandi ntimuzarwanye bene wanyu Abisirayeli. Imana ihabwa icyubahiro. Nubwo bacitsemo kabiri, ariko Imana yavuze ngo ni bene wanyu. Iki kintu ugomba kukizirikana. Kuba umuntu mutari kumva ibintu kimwe, aracyari mwene so. Mugirira impuhwe. Kandi turaza no kureba ikindi dukwiriye gukora, kindi gikurikiyeho. Ubumwe bushingira ku kuri, ubumwe ntibushingira ku kinyoma. Niyo mpamvu buri wese akwiriye gusuzuma uruhande rw'akoresheje ibyanditswe byera, atari kugira ngo yigire mwiza. Umva amagambo rero. Maze ijambo ry'Imana riza kuri Shemaya umuntu w'Imana riti bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami w'Abayuda n'umuryango wa Yuda wose n'uwa Benyamini n'abandi bantu bose uti Uwiteka avuze ngo ntimuzatabare kandi ntimuzarwanye bene wanyu Abisirayeli. Musubireyo umuntu wese agiwe, kuko ibyo ari byo byaturutseho. Nuko bumvira ijambo ry'Uwiteka baritahira nk'uko Uwiteka yavuze. Imana iravuze ngo gucikamo ibice kwa Abisirayeli nige byaturutseho. Atari uko yake Imana yishimira ibice, ahubwo muri ibyo Salomo yakoze, ajya kuva ku Uwiteka agatangira gusenga ibigirwamana kandi akabikwiza mu ishyanga ryose. Ashaka abagore benshi batagira ingano, abagore 700. Imana ibona kugira ngo irinde ubutumwa bwiza n'umugambi yashyiriye ishyanga rya Isirayeli, igomba kubirindira i Yerusalemu. Byibura ahantu abantu bazemera kwibuka nabwo atari uko bakiranuka, kubwisezerano nasezeranyije sekuruza Aburahamu no kwisezerano nasezeranyije umugaragu wayo Dawidi. Hari ikintu tugomba kumva.
ushobora kwibaza uti none hagati y'Abisirayeli n'Abayuda hari ingingo nifuza yuko tuvana mu bise n'Abayuda kuko inkuru murayumvise, ariko no muri iyi minsi y'imperuka umugaragu w'Imana, intumwa y'Imana Pawulo yavuze kimwe mu bintu bizatera abantu gucikamo ibice, kandi Imana nayo ikabyemera ikabitegeka nk'uko ibi ngibi yabyemeye. Ibyo bintu ni ibiki? Mu itorero ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, turasoma duhere ku murongo wa 9 tugeze ku murongo wa 12. Handitswe amagambo avuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Iri jambo muraryumvise? Na Salomo murabyibuka, yanze gukomeza gukunda ukuri Imana yamuyoboreshaga ijambo ryayo, ahindukira ibigirwamana, hahita haza gucikamo ibice. Kandi ibyo ijambo ryavuze ngo byaturutse ku Uwiteka. Baratubwiye ngo n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Bityo mbere yuko uhamya yuko igice uherereyemo, niba uri mu itsinda, niba uri mu rusengero, niba uri wajya gusengera mu misozi cyangwa usengera mu muryango cyangwa he, mbere yuko wemeza ko ari uri mu kuri, aho hantu usengera wabitewe no gukunda ukuri. Ntabwo ari ibintu utereteranyiriza mu mutwe wawe ugafata imyanzuro iteje ikibazo itanditse muri Bibiliya. Ibintu ukora ni ibintu ijambo ry'Imana ryemera, cyangwa ni ibintu wadukanye ukazajya ubihitira ibyanditswe byera. Muri iyi minsi handitseho ibintu by'ubusesenguzi cyane, aho umuntu asesengura agahuza ibintu na biriya, ariko umwanzuro afashe ugasanga ntabwo ari uwa Bibiliya. Ibyo ndababwiza ukuri. Nose niba umuntu ahuje ibintu n'ibindi bigasoza atandukanye n'uwo bashakanye, ubaza kuba kuba mwanzuro wa Bibiliya. Kugira ngo wenda abantu batamuvuga muti ariko Yesu yavuze yuko abantu bazatandukana, b'umuryango bazatandukana n'iki. Muzasome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 7, utizera ni utandukana, ni ugenda, ntabwo wizera ari gutandukana. Kuko kwizera gushyigikira ibintu byose bitunganye, ntabwo ari guteza akajagari. Reka nkomeze nsome Bibiliya. N'ubuhenzi bwose umurongo wa 10 ngo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Reba niba ibintu urimo ibyo uvuga ko Imana yemera utarabitewe nuko wishimira gukiranirwa. Ni gute abantu bavuga ngo abantu banze kwikingiza ntibajya mu rusengero, abandi ngo niryo torero ry'Imana, ngo ubwo bari Yerusalemu, abandi rero ugasanga ni ubusambanyi bubaranga, ni ubwambuzi, ni ibinyoma, ni ugusenya imiryango, ni iki. Ibi ni ijambo ry'Imana ritemera. Kuko ijambo riravuze ngo nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Ubushukanyi bukomeye cyane n'ibinyoma ntibikomoka ku Mana, bikomoka he? Ngo umurongo ukurikiyeho, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Mu yandi magambo, kubera ko bishimiye gukiranirwa ntibizere ukuri, Imana yabarekeye ibyo bahisemo ari byo binyoma n'ubushukanyi n'ubuhenzi bwa Satani. Nibyo yabarekeye. Kuko ubundi uburinzi bwacu buturinda ibinyoma, uburinzi buturinda imbaraga za Satani, ni Imana iturinda. Ariko niba tumaramaje tukagaragaza ko twakunze ibinyoma n'ubushukanyi, Imana igigira gutya ikabona ko ibyo yagomba kudukora byose dukoreye, cyangwa se nuko gucika imice ko byo bishobora kudutera gukanguka, Imana ikareka ibyo twahisemo, ibyo turarikiye, ibyo twanze kurekura akaba ibyo bidutwara. Reka mwumve amagambo banditse muri Yeremiya igice cya 13 umurongo wa 24 kugeza ku 27. Iyi ngingo muyitondere. Iyo uri wemeza ko ari Imana ishaka ko ugomba gusengera, wajyanywe no gukunda ukuri. Iyo uvuga kuri ubwoko bw'Imana ngo abandi barayobye, ubiterwa no gukunda ukuri. Kuko niko dusomye mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike. Cyangwa nawe wishimira ibyo gukiranirwa, none abantu bakubangamiraga.
Yeremiya 13:24 kugeza ku 27 handitswe amagambo avuga ngo 13:24 kugeza ku 27 handitswe ngo nicyo gituma ngiye kubatatanya nk'umurama utumurirwa kure n'umuyaga wo mu butayu. Ibyo nibyo bihembo byawe, nirwo rugero nakugezeho, ni Uwiteka avuga, kuko wanyibagiwe ukiringira ibinyoma. None ukuru Bibiliya rimwe ibi bintu Pawulo yandikiye Abatesalonike mu rwanda rwa 2 nabyo Yeremiya yavuze. Imana ishinga itatanya abantu bayo niba wiringiye ibinyoma. Ni mpamvu nsaba abantu mbere yo kwemeza yuko aho usengera Imana yemera, hindura umushyitsi imbere y'ijambo ry'Imana, wisuzume udasanga nawe waratwawe n'umuyaga winyigisha. Umuyaga niko ijambo ry'Uwiteka rivuga, imiyaga ivuga imyigishirize y'ibinyoma. Kandi hano ijambo ry'Uwiteka ratubwiye kugira ngo Imana itatanya Abisirayeli, baratubwiye ngo nicyo gituma ngiye kubatatanya 24 nk'umuraba umutumurirwa kure n'umuyaga wo mu butayu. Mu butayu ahantu hataba ibyo kurya, umutsima w'ubugingo ntuhaba. Ibyo nibyo bihembo byawe, nirwo rugero nakugezemo, ni Uwiteka avuga, kuko wanyibagiwe ukiringira ibinyoma. Ni murebere abantu ikibateye gucikamo ibice. Bamwe n'ubundi baratubangamiraga, n'ubundi batubuzaga gukora ibi n'ibi bagende. Abandi nabiyo bagiye ugasanga inyigisho n'imibereho yabo nuko bameze ntibishingiye mu ijambo ry'Imana, kugira ngo mubirebe neza. Igihe abavodu birukanwaga mu bantu, mitungo bakayitwara, amadini y'abakabanga akabohera, ni mujye gusoma amateka y'abavodu uko babagaho mu misozi, mu mashyamba, mu ntambara ikomeye, urebe niba imibereho y'abavodu ariyo namwe mufite. Igihe mu gihe cya William Mireye amatora yacaga abantu biringira ko Kristo agiye kugaruka, ni muri amatsinda bari bafite ibyayarangaga uko babagaho. Ni murebe niba namwe ariko mubaho. Ntagire uruhande utsindishirizwa urimo rwose. Ijambo ry'Uwiteka ryatwe ukuri niko gusuzuma urufatiro rwacu, ntabwo ari iruhande duherereyemo. Si uko dusengera Yerusalemu cyangwa Igerizimu. Ibyo Yesu aje muri Yohana 4 yarabishakanye, aravuga ati ntabwo ibyo ngibyo ari Imana ishingiraho. Imana ishaka ko abayisenga bisenga mu kuri no mu mwuka. Nicyo yavuze. Ibindi wirata ubyihorera ubirekera aho ngaho. 26 nicyo gituma nzareyura inkanda yawe ureba, nkagaragaza ubwambure bwawe. Iyo umuntu amaze kwiringira inyuma tumaze gusoma, ibyo bigeraho bikajya hanze. Muri iyi minsi abantu bari kugaragara abo bari bo, abantu bari kujya ku karubanda kuko biringiye ibinyoma. Niko nsomye umurongo wa 25 reka mbikurikiranye mwumva ukuntu bikurikirana. Ibyo nibyo bihembo byawe, nirwo rugero nakugezeho, ni Uwiteka avuga, kuko wanyibagiwe ukiringira ibinyoma. Nicyo gituma nzareyura inkanda yawe ureba, nkagaragaza ubwambure bwawe. Nubwo abantu bakwihisha mu iyobokamana bavuga ngo ni abagenzi, nubwo abantu bakwihisha mu iyobokamana bavuga ko ari ubwoko bw'Imana bwasigaye, nubwo abantu bakwihisha mu iyobokamana bavuga n'andi magambo y'uko ari abahanuzi, y'uko ari bameze uku na kuriya, nk'uko abantu benshi bivuga, niba wariringiye ibinyoma, urufatiro wubatseho ukaba atari ukuri kw'ijambo ry'Imana, inkanda yawe izabeyuka, kandi ibyo n'Imana izabikora. Niko dusoma. Abantu bakubona ukuri, kandi uyu munsi biri kubaho. Ibintu byo kumara igihe kirekire abantu bihishe mu ivugabutumwa no mu kuririmba no mu gutura amaturo menshi no mu kugira gute abantu bakava no mu gufasha abantu bavuga ngo abantu n'abantu b'Imana, n'abagera imbere bakuna amati kanaka ni pasteur, kanaka ni mukuru w'itoro, kanaka no mubwiriza. Ibyo bintu biri kugira iherezo. Kw'ijambo ry'Uwiteka ravuze ngo ko wiringiye ibinyoma, ngiye kubeyura inkanda yawe, abantu babona ubwambure bwawe. Ibi biri kungu tuvugana, kandi bizakomeza, kubera ko imiyaga iri guhuha, imvura iri kugwa, imivu iri gutemba. Ubwo ndi muri Matayo 7 uhereye ku 24 biri kwikubita ku nyubako ya buri muntu wese. Wubatse ku musenyi zigomba gutemba, zigomba kugwa mu buryo bubi cyane. Niko handitse, hagomba gusigariza ubatse ku rutare. Mwaretse tukagabanya kwiyemera no kwiyiringira cyane no kwivuga ibigwi. Buri wese akajya ahantu yiherereye nk'umuntu ufite uhindura umushyitsi ubugingo bwe, akishyuza Imana amasezerano yayo. Ati nkore icyo nashobora kwikorera, maze igihe kirekire ngerageza ndwana, none undememo umutima mushya nk'uko abisezeranye. Twishyuza Imana amasezerano yayo. Iki nicyo gihe cyo kwishyuza Imana amasezerano yayo. 27 Yeremiya 13 niho turi. Nabonye ibizira byawe
ndetse n'ubusambanyi bwawe n'ijwi ryawe ry'ubusambanyi n'ibizira byo kwibunza kwawe wakoreye ku misozi no mu bibaya, uzabona ishyano Yerusalemu we wanze kwezwa. Mbese ibyo bizahereza he? Uberesha ukuri ijambo ryawe n'iryo kuri. Niyo mpamvu Abatesalonika mu rwandiko rwa 2:2 paravuze ko wanze gukunda ukuri ngo bakizwe. Tugomba gukunda ukuri. Mbese turaza kugarukira aho ngaho. Mbese ubwoko bw'Imana ntabwo buzungura umwe kugeza ku iherezo. Reka ibyo bintu tubisome. Ezekiel 37, Ezekiel 37 murongo wa 15 kugeza kwa 24. Ezekiel 37 umurongo wa 15 kugeza kwa 24 handitswe amagambo avuga ngo, ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, nuko mwana w'umuntu wishakira inkoni maze uyandikeho uti ni iya Yuda n'iy'Abisirayeli bagenzi be, maze ushaka indi nkoni uyandikeho uti ni iya Yosefu, inkoni ya Efurayimu n'iy'inzu y'Abisirayeli bose bagenzi be, maze uzihambiranyemo inkoni imwe kugira ngo zihinduke imwe mu kuboko kwawe. Maze igihe abantu b'ubwoko bwawe bazagusobanuza bati, mbese ntiwadusobanurira impamvu z'ibyo, uzababwira uti, ukuri k'Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kwenda inkoni ya Yosefu iri mu kuboko kwa Efurayimu n'imiryango y'Abisirayeli bagenzi be, maze mbashyire hamwe n'inkoni ya Yuda mbagire inkoni imwe, babe umwe mu kuboko kwanjye, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nk'uko gucikamo ibice kwa Abisirayeli kwavuye ku Uwiteka, Imana ubwayo niyo itanze isezerano yuko igiye kongera kugira ubwoko bwayo umuntu umwe. Bongere bavugeho rya jambo twasemo ku gice cya 4 yuko Abisirayeli ari umwana w'imfura w'Imana nk'umuntu umwe, inkoni imwe mu kuboko k'Uwiteka, zivuye mu kuba inkoni ebyiri. Ubundi inkoni bisobanura ubuyobozi. Bagomba kugira ubuyobozi bumwe, bwaba ubuyobozi bugaragara n'ubutagaragara. Ibyo ni Imana igomba kubikora. Niko Imana isezeranye. Ntutangire gukoresha amatora no guhamagara abantu ngo mukore inama. N'Uwiteka ugomba kubikora. Niko ijambo ry'Uwiteka rivuze. Umurongo 20, kandi inkoni wanditseho zaba ziri mu kuboko kwawe uri imbere yawe, maze ubabwire uti, ukuri k'Umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kuvana Abisirayeli mu mahanga bagiyemo, mbateraniriza hamwe baturutse impande zose, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu ku misozi ya Isirayeli, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami ubategeka bose. Nibyo nababwiraga ko inkoni isobanura ubuyobozi. Ntabwo bazongera kuba amoko abiri ukundi, kandi ntabwo bazongera gutandukanywa ngo babe ibihugu bibiri ukundi. Imana ihabwa icyubahiro. 23, ntabwo bazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo cyangwa ibizira byabo cyangwa ibicumuro byabo byose, ahubwo nzabarokorera mu buturo bwabo bwose ubwo bakoreyemo ibyaha, maze mbeze nabo bazaba ubwoko bwanjye, nanjye mba Imana yabo. Imana izatugira umwe gute? Izabanza twezeho ibyaha byacu. Kubera ngo gusenga ibigirwamana kwa Salomo no kubikwiza mu gihugu cyose ariko kwateye Isirayeli gucikamo ibice. N'uyu munsi ibyaha no kwanga ukuri niko gutera abantu gucikamo amatsinda n'amadini y'amahara kwinshi cyane. Kugira ngo abantu Imana bagire umwe, ntabwo izakoresha inama nk'iy'impuzamadini. Oya, impuzamadini ntabwo ari ubumwe bw'amadini. Impuzamadini ni ubuyobe, kuko ntabwo bari abantu bahujwe n'uko ijambo ry'Imana ryababwiye ngo dore amahame yo kwizerwa ngaya ngo bari bagenderaho. Ahubwo bavuga bati niba usenga kuwa gatandatu nta kibazo, niba usenga kuwa karindwi nta kibazo, niba usenga kuwa mbere nta kibazo. Mwe mushingira n'abantu batandukanye nta kibazo ni muze. Ibyo ni uburiganya bwa Satani. Ahubwo baratuga ngo iki Imana izakora ni iki? Izatwezaho ibyaha byacu, itwezeho ituvaneho ibigirwamana byacu dusenga. Hano bapfukamira ibishushanyo bafite ibigirwamana mu mitima yabo, n'abandi ibyaha bikwiriye hirya no hino. Tubyihane, Imana itubabarire ibitwezeho. Abo bantu bihanye kandi bejejwe n'Imana, Imana isezeranye ko bagomba gusoza babaye ubwoko bwayo bumwe. N'abandi bafite ibyaha byabo batihanye, nibashaka bari mu madini atandukanye, bagomba nabo gukora idini ryabo rimwe. Iyi nama amahara kwinshi, ariko umunsi mwami umwe ari we Satani, bagomba kugira ubumwe bw'ikinyoma. Ndaza kubasomera umurongo wa 24, kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umwami wabo, bose bazaba bafite umwungeri umwe. Mu yandi magambo,
baza bakomora amabwiriza mu ijambo ry'Imana gusa. Ntabwo ari nategetse ngo twungutse igitekerezo mu ijambo ry'Imana. Bazagendera no mu mategeko yanjye, Imana ihabwe icyubahiro, nibyo nababwiraga. Bakomeze amateka yanjye kandi bayakurikize. Ngaba abantu Imana ishaka, ngaba abantu Imana iri gutarukanya hirya no hino. Niyo mpamvu uri kuzana ibyanditswe byera mu itsinda ubamo, mugahita mushwana bakaguca. Niyo mpamvu uri kuzana ibyanditswe byera mu idini usengeramo, mu rusengero uteraniramo, bagahita bavuga bati kandi nawe urayobye. Niyo mpamvu mu muryango uri gusoma ariko ijambo ry'Uwiteka rivuga uko, bagahita bavuga ariko nawe ugize ikibazo. Kubera iki? Hagomba kuboneka bishimira ukuri n'ibyo gukiranuka, n'abishimira ubuyobe ntibishimira ukuri ku rundi ruhande. Amatsinda agomba gusigara ari abiri gusa, kandi ibyo n'Imana igomba kubikora. Ni irari igomba gutanga, abemeye iryo rari ikabakihana ibyaha byabo, kandi yo ubwayo ikabababarira, ikabeza, ikabaha gukiranuka kwa Kristo. Yo bagomba kubagiza ubwoko bwayo mu kiganza cyayo, kandi yaravuze ngo ntawuza bavuvunuramo. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Amagambo ni meza cyane. Gutegeka kwa kabiri cya 30 umurongo wa 1 kugeza ku 6 ni irihe sezerano Imana yatanze. Mwumva amagambo ukuntu avuga. Ibyo byose nibimara gukubaho, ko gucikamo ibice, kuzerera, guhura n'ibyago, imivumo iri hejuru, ntabwo nabisubye muri cya 28 cyangwa 29. Ibyo byose nibimara gukubaho, umugisha n'umuvumo nagushyize imbere, ukabyirukira mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarakwirukaniyemo, ukagarukira Uwiteka Imana yawe ukayumvira, ugakora ibyo ngutegetse uyu munsi byose we n'abana bawe, ubikoresha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose. Uwiteka Imana yawe izagarura abawe bajyanwa ari imbohe, ikubabarire. Imana ihabwe icyubahiro. Isubire guteranya abawe ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yaratatanirijemo. Nimwumve ikintu Imana igomba gukora, ikongera kurema ubumwe mu bantu bayo, igomba kubizanisha kwihana kwabo. Mu buhe buryo? Umurongo wa 4, niba birukanwe babaza ku mpera y'isi, ni Uwiteka Imana yanyu izabakura ngo ibateranye, niwe izabatarura. Kandi Uwiteka Imana yawe izagusubiza mu gihugu basekuruza banyu bari baragize gakondo, ukigire gakondo, kandi izakugirira neza, izakugwiza urute basekuruza banyu ubwinshi. Kandi ibyo mu mutima wawe no mu y'urubyaro rwawe bituma iba nk'imibiri itakebwe, Uwiteka Imana yawe izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Isezerano rishya nkuko biri mu Yeremiya 31, niryo sezerano rishya. Imana yasezeranye ngo kandi ibyo mu mutima wawe niyo mu y'urubyaro rwawe ku murongo wa 6 bituma iba nk'imibiri itakebwe, ngo Imana izabikuriramo kugira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, ubone ukubaho. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ni isezerano ryiza cyane. Yeremiya 29, Imana ubwayo niyo ivuze ko igomba kubikora, tuyizere tuyiringire. Yeremiya 29 murongo wa 13 n'uwa 14 handitswe ngo iki? Amasezerano meza y'Imana, ibintu Imana twiringira amasezerano kandi Imana iri kubikora. 13 na 14 Yeremiya 29 handitswe ngo muzanshaka mu mbone nimunshakana umutima wanyu wose, nzaborwa namwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ni ku Uwiteka avuga. Kandi nzagarura abanyu bajyanwa ari imbohe. Mu byumve nkuko gucika mice kwa Isirayeli kwaturutse ku Uwiteka, no kunga ubumwe bigomba guturuka ku Uwiteka. Ku Uwiteka ni utanga kwihana no kubabarirwa ibyaha, kuko icyo nicyo kigomba kutugira umwe tumaze kwezwa n'Imana. Ibyo mbabwe byanditse mu gitabo cyakozwe mu gice 5 ku murongo wa 31. Nzaborwa namwe ni ku Uwiteka avuga. Kandi nzagarura abantu bajyanwa ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nene nabatatanije, ni ku Uwiteka avuga. Kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. None mwase tukisuzuma. Nimureke twisuzuma, tugirire Imana icyizere, tureke kwiyemera no guhana ibibwirizwa gusa bigaragara yuko abandi aribo bayobye batari twe. Ahubwo tugiye imbere y'Imana tuvuge tuti Mana, manitse amaboko nkemera intege nke zanjye. Nigiye wakoze ibyaha sa abandi, nigiye wagucumuyeho sa abandi, maze abantu bose bazihana batyo nk'ari bo bonyine bakoze ibyaha, bakavuga nka Paulo ati nzi neza yuko Kristo yandikiraga Timotheo ati nzi neza yuko Yesu Kristo yaza mu isi no gukiza abanyabyaha, ati kandi muri bo nigiye w'imbere. Igihe Paulo yumvaga mu banyabyaha ari we w'imbere, ubwo yanashaka yifuzaga yuko n'igitambo cya Kristo ariwe cyagira akamaro mbere y'abandi.
atari uko yikunze ahubwo kubera ko yemeye ko ari umunyantege. Reka mbasomere amagambo nsoza ko twasomye Bibiliya rwose kandi ibyo yabigaragaje. Ni amagambo ngiye kubasomera yanditswe mu gitabo cyitwa Ibihamya by'Itorero volume ya 5, ni mu gice cya 8, ni kuri page y'100. Igitabo ndi kubasomera ni cy'icyongereza kuko nahinduye mu Kinyarwanda, cy'ikinyarwanda kitaraza, ariko nababwiye ko ari mu gice cya 8 niyo ngiye gukoresha. Ni mu gice cyitwa Umunsi w'Uwiteka uri hafi. Handitswe ngo abahuje bazagenda barushaho kunga ubumwe, abantu bose bari kunywa ku isoko imwe y'imigisha bazarushaho kunga ubumwe. Ukuri kuri mu mitima y'abizera kuzabayobora gutume bagira imibereho isa inejeje kandi y'umugisha. Uko ni ukuri kuri mu mitima y'abizera, niko bavuze ibyo twasomye. Kuzabayobora gutume bagira imibereho isa inejeje kandi y'umugisha. Ni muri ubwo buryo isengesho Kristo yasabiye abigishwa be muri Yohana 17 rizasubizwa ngo babe umwe nk'uko nawe ari umwe na Data. Buri mutima wose wahindutse by'ukuri uzajya uharanira kugera kuri ubu bumwe. Kimwe mu bintu bizagaragaza abantu bahindutse by'ukuri, ntabwo bazishimira gukomeza gutatana, bazishimira kugira bene ubu bumwe. Abatubaha Imana bazagira ubumwe buzabashuka kandi bw'igice, buzaba buhishe ukudahuza guhoraho. Ugasanga abantu niba bari mu itsinda, niba bari mu itorero, niba bari hehe, bahora mu ntambara zo kwanga no gucengacengana, ariko gusa kubera ko ngo bafite ibyo bintu by'inyuma bibahuza, bagakomeza kubirwanira nk'ibintu biri mu bugingo. Tukwiriye kwemera Imana intege nke zacu. Abatubaha Imana bazagira ubumwe buzabashuka, nibyo nababwiraga by'impuzamadini, kandi bw'igice, buzaba buhishe ukudahuza guhoraho, bunze ubumwe mu kurwanya ubushake n'ukuri by'Imana, mu gihe ku yindi ngingo yose buzuye urwango, kunegurana, ishyari no guhangana gukomeye. Mugenzi wawe abarakana yagize kandi murasengana, ugasanga bari kumuvuga ati se buriya Bibiliya bintu bivanye, batabajezuite bamuhaye amafaranga, undi nibagize gute, ni ibyo ngibyo ni byose bavuze aha ngaha. Bunze ubumwe mu kurwanya ubushake n'ukuri by'Imana, mu gihe ku yindi ngingo yose buzuye urwango, kunegurana, ishyari no guhangana gukomeye. Muri iki gihe icyuma cy'ukuri n'inkamba biravanze kuri ijisho rirondora byose ry'Imana ihoraho, ariryo ryonyine ribasha kubitandukanya ritibeshye. Ariko rukuruzi y'ubutungane n'ukuri izikururaho ibyuma by'ukuri bitunganye, maze yigizeyo inkamba n'ibyiganano. Imana ihabwa icyubahiro. Imana igukora uyu murimo. Baratubwiye ngo rukuruzi y'ukuri izikururaho ibyuma by'ukuri bifite bene iyo kamere yo gukurwa n'iyo rukuruzi y'ukuri, ngo ariko izigizayo inkamba n'ibyiganano. Reka Uwiteka adushoboze kwisuzuma no kunga ubumwe nawe. Ijambo ry'Uwiteka ravuga ngo buriya uko abigishwa ba Yesu bagendaga barushaho kumwegera, ko buri wese yamuhamagaye ku giti cye, ariko uko abigishwa ba Yesu barushagaho kugenda buri wese ku giti cye yunga ubumwe na Kristo, kuko ari wari izingiro nyamukuru, ni wari ipfundo nyamukuru, ngo niko nabo abigishwa ubwabo bagendaga barushaho kwegerana. Ndabasabira ngo turusheho kwegera Kristo, kunga ubumwe nawe, we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Kandi kuko Kristo ari we ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kunga ubumwe nawe bigomba kunyura mu kwihana ibyaha byacu. Kuko umuntu icyahuzaga umunyabyaha n'intama n'iki, nuko abaga yemeye ibyaha bye kandi akivanaho amaso, akivanaho icyizere, akizera wa wundi wemeye gutanga ubugingo bwe mu cyimbo cye, akaba ari washyiraho ibyo byiringiro. Imana itwigishe kwiringira Kristo mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushima kubw'umuburo duhaye. Twacitsemo ibice kuko twahindukiriye izindi mana, twacitsemo ibice kuko twanze gukunda ukuri. Utubabarire ko twishinje ku gitambo cya Yesu, kandi ku bwa Kristo wongere kuduhindura umwe. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.